Turabashuje kandi turabashimira ko mukomeje kubana natwe muri iyi gahunda yo gusoma Bibiliya. Tugeze ku rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 4. Ubuhakanyi bwo mu minsi y'imperuka. Ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye, babuza kurongorana, baziririza ibyo kurya Imana yaremye, kugira ngo abizera bakamenya ukuri babirye bashima, kuko ibyo Imana yaremye byose ari byiza, ntiharimo icyo gutabwa iyo cyakiranwe ishimwe, kuko cyezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Ibyo gukiranukira gukora umurimo w'Imana. Niwibutsa bene data ibyo, uzaba ubaye umugabura mwiza w'ibya Kristo Yesu, utunzwe n'amagambo yo kwizera n'inyigisho nziza wakurikije. Ariko imigani itari iy'Imana n'iy'abakecuru ntukayemere, ahubwo witoze kubaha Imana, kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Iryo jambo ni ryo kwizerwa kandi rikwiriye kwemerwa rwose, kuko igituma tugoka tukarwara ari uko twiringiye Imana ihoraho, ari yo mukiza w'abantu bose, ariko cyane cyane w'abizera. Ujye utegeka ibyo kandi ubyigishe. Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga, no ku ngeso zawe, no ku rukundo, no ku kwizera, no ku mutima uboneye. Kugeza aho nzazira, ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Ntukirengagize impano ikurimo iyo waheshejwe n'ibyahanuwe, ubwo warambikagaho ibiganza by'abakuru. Ibyo ujye ubizirikana, kandi abe ari byo uhugukiramo, kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose. Wirinde ku bwawe no ku nyigisho wigisha, uzikomeze, kuko nugira utyo uzikizanya n'abakumva. Igice cya 5. Ibyo guhugurana ubugwaneza. Ntugacyahe umukuru, ahubwo umuhugure nka so, n'abasore ubahugure nka bene so. Abagore bakuru ubahugure nka ba nyoko, n'abagore bakiri bato n'abakobwa ubahugure nka bashiki bawe, ufite umutima utunganye rwose. Ibyerekeye abapfakazi. Wubahe abapfakazi, bari abapfakazi by'ukuri. Ariko umupfakazi niba afite abana cyangwa abuzukuru, babanze kwiga kubaha abo mu muryango wabo no kwitura ababyeyi babo ibibakwiriye, kuko ibyo ari byo bishimwa imbere y'Imana. Umupfakazi by'ukuri usigaye wenyine yiringira Imana, akomeza kwinginga no gusenga ku manywa na nijoro, ariko uwidamararira aba apfuye ahagaze. Ubategeke ibyo kugira ngo batabaho umugayo. Ariko niba umuntu adatunga abe, cyane cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizerwa, kandi aba abaye mubi hanyuma y'utizera. Ntihakagire umupfakazi wandikwa, keretse amaze imyaka 60 avutse, akaba yarashyingiwe umugabo umwe gusa, agashimirwa imirimo myiza. Niba yarareraga abana, yaracumbikiraga abashyitsi, yarozaga ibirenge by'abera, yarafashaga abababaye, agashishikarira gukurikiza imirimo myiza yose. Ariko abapfakazi bato ntukemere ko bandikwa, kuko iyo bamaze kwidamararira, baharika Kristo bakifuza gucyurwa, bakagibwaho n'urubanza, kuko bavuye mu isezerano ryabo rya mbere. Kandi uretse ibyo, biga no kugira ubute, bakagenda imihana, nyamara si abanyabute gusa, ahubwo kandi ni abanyamazimwe n'abakazitereyemo bavuga ibidakwiriye. Nicyo gituma nshaka ko abapfakazi bato bashyingirwa, bakabyara abana, bagategeka ingo zabo, ntibahe abanzi urwitwazo rwo kudutuka. Kuko n'ubu bamwe bamaze guteshuka inzira ngo bakurikize Satani. Nihagira uwizera w'umugabo cyangwa w'umugore ufite indushyi z'abapfakazi, abafashe, kugira ngo itorero ritaremererwa, ahubwo ribone uko rifasha abapfakazi nyakuri. Abakuru b'itorero n'inama Pawulo agira Timoteyo. Abakuru b'itorero batwara neza, batekerezwe ko bakwiriye guhabwa icyubahiro inshuro ebyiri,
ariko cyane cyane abarushywa no kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha, kuko ibyanditswe bivuga ngo ntugahambire umunwa w'inkihonyora, kandi ngo umukozi akwiriye guhembwa. Ntukemere ikirego ku mukuru hatariho abagabo 2 cyangwa 3. Abakora ibyaha ubahanire mu maso ya bose, kugira ngo abandi nabo batinye. Ndakwihanangiriza imbere y'Imana na Yesu Kristo n'abamarayika batoranijwe, kugira ngo witondere ibyo udaca urw'umwe, cyangwa ngo ugire ubwo uca urwa kibera. Ntukihutire kugira uwo urambikaho ibiganza, kandi ntugafatanye n'ibyaha by'abandi, ahubwo wirindire kuba intungane. Uhereye none reka kunywa amazi gusa, ahubwo unywe vino nke kubw'inda yawe, kuko urwaragura. Ibyaha by'abantu bamwe bigaragara hakiri kare, bikabakururira mu rubanza, naho iby'abandi bizagaragara hanyuma. Uko niko n'imirimo myiza igaragara hakiri kare, ndetse n'itagaragara nayo ntishobora guhishwa iteka. Igice cya 6. Inshingano y'abagaragu. Abagaragu b'imbata bajye batekereza ko ba shebuja bakwiriye kubahwa rwose, kugira ngo izina ry'Imana n'inyigisho zacu bidatukwa. Kandi abafite ba shebuja bizera be kubasuzuguzwa n'uko ari bene data, ahubwo barushaho kubakorera, kuko abagirirwa uwo mumaro ari abizera n'abakundwa. Ujye wigisha ibyo ubibahugure. Imbuzi n'inama zitari zimwe. Nihagira uwigisha undi ntiyemera amagambo mazima y'Umwami wacu Yesu Kristo n'ibyigisho bihura no kubaha Imana, aba yikarije kwihimbaza ari ntacyo azi, ahubwo ashishikazwa no kubaza ibibazo, akagira n'intambara z'amagambo ziva mu ishyari n'intonganya n'ibitutsi no gukeka ibibi, n'impaka z'abantu bononekaye ubwenge bakamyemo ukuri, bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi, kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije, tunyurwe nabyo. Kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego, no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza, rikaroha abantu mu bibahenebereza, bikabarimbuza. Kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Ariko woweho muntu w'Imana, ujye uhunga ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho, ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Ndakwihanangiririza mu maso y'Imana ibeshaho byose, no mu maso ya Kristo Yesu wahamije kwatura kwiza imbere ya Pontiyo Pilato, witondere itegeko, ntugire ikizinga habe n'umugayo, kugeza ku kuboneka k'Umwami wacu Yesu Kristo. Kuzerekanwa mu gihe cyako niyo ifite ubutware yonyine ihiriwe, ariyo Mwami w'abami n'umutware utwara abatware. Niyo yonyine ifite kudapfa, iba mu mucyo utegerwa. Nta muntu wigeze kuyireba, kandi ntawabasha kuyireba. Icyubahiro n'ubutware budashira bibe ibyayo. Amen. Wihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe, kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa, ahubwo biringire Imana iduha byose, itimana ngo tubinezererwe. Kandi bakora ibyiza, baba abatunzi ku mirimo myiza, baba abanyabuntu bakunda gutanga, bibikira ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza, kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Timoteyo we, ujye urinda icyo wagabiwe, uzibukira amagambo adakwiriye kandi atagira umumaro, n'ingirwabwenge zirwanya iby'Imana. Hariho abantu bivuga ko babufite, bikaba byarabateye kuyoba bakava mu byo kwizerwa. Ubuntu bubane namwe. Murakoze. Aha niho dusoreje urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo wa mbere. Reka dusingire Timoteyo wa kabiri.